kuvuga ngo ufashe regime mu by'ukuri uba ugiye mu kintu cya controle, kandi iyo ugiye mu kintu cya controle ni nk'aho umubiri uhita ugira shock, ntabwo ari ibintu biri naturel. Iyo controle mu by'ukuri wicara aho ngaho, icara aho ngaho urakontorora ibyo urya, ariko ntabwo ukontorora amarangamutima, kandi amarangamutima niyo akora ku buryo mbese akora uko wiyumva ku buryo ukora igikorwa. Niyo mpamvu navuze ni guta ibiro ukoresheje regime ntabwo uba ukemuye ikibazo emotionnel, kuko iyo ukoze regime ubwabyo umubiri uhita ugira shock. Wamara guhita ugira shock, ikintu ukora nuko uhita utekereza uti nzagira carence. Ubwo ushobora kugira carence ngomba kwiproteja, noneho ndabika iki? Ndabika bya biro byagombaga kugenda, ahubwo ndabibika, mbibike kuko ndi kumva shock ije. Bityo aho kugira ngo uti ibiro, ahubwo ibiro biriyongera. Bityo aho kugira ngo ute ibiro kuko wakontroye, controle nimara igihe kinini, controle ni igihe gitoya, kuko uri gukontorora ibiryo ukananuka, ariko amarangamutima uba utayakontroye ugera arakomeza kaza. Uko akomeza kuza ntabwo ushobora kuyagiraho controle. Ni hahandi ugera aho ngaho ukajya ukabona ukoze regime urananutse nyuma y'intuze y'ukwezi, kuko za emotion udashobora kuzikontrola, ariko ushobora gukontrola ibiryo nyuma y'ukwezi ukongera ukagwa muri ya habitude yawe, ya shema yawe wawe waraciye. Kubera iki? Kubera yuko utabasha gusobanukirwa icyihishe inyuma y'amarangamutima yawe. Igihe cyose ari ibanga nshaka kubabwira inshuti zanjye, roho yacu, sinzi niba ari iryo jambo ryiza nakoresha, ariko tubivuge muri France nabyita âme. Âme yacu ikubwira, iyo ubasha kubyumva urabyumva iyo ubisobanukiwe, ariko iyo utabisobanukiwe ikubwira mu mubiri. Iyo âme idafite douceur na tendresse, umubiri urya isukari. Uzikontrole, njyewe narabikontroye, uzisuzume, uziyobserve, urebe buryo cyari igihe uba wari inuzi isukari, wibaze impamvu muri icyo gihe uri kurya isukari nyinshi. Wibaze noneho igikorwa kiri gutuma ikintu kiri inyuma, icyo roho yawe ishaka kukubwira. Ni iki roho ishaka kukubwira? Ese birashoboka yuko bimbaho kandi byanambayeho, ese birashoboka yuko muri iyo periyode uri gukoresha umubiri cyane kugeza aho utaruhuka, roho yawe ikeneye yuko ufata cya gihe cyo kwiyegera, ukumva nka kano kamizike nari nashyizeho, ukaba wenyine ukidetanda, ko witaye ku bantu benshi igihe ari icyawe, ko ari bwo buryo iyo sukari ugiye gufata, ko ari bwo buryo roho yawe iri kukubwira yuko ukeneye kugira iyo douceur na tendresse.